Murakaza neza. Iyi ni inkuru y'umumama wapfushirije umwana mu bitaro bimwe hano i Kigali kugira ngo ajye kumushyingura iwabo mu cyaro, cyane ko yumvaga ashaka gushyingura umwana we nk'uko umwana we yari yarabimusabye mu cyubahiro, ndetse akamushyingura ku ivuko, cyane ko umwana yararwaye indwara idakira. Ariko umumama akaza kuba yabura amafaranga, mbega nyine bikamubana ibibazo, bigarangira afashe umwana akamuheka hari umwana muzima kandi umwana yapfuye, kugira ngo abashe kubona uburyo yamutambukana, cyane ko bitemewe kuba wamanura umurambo mu modoka z'abantu, bisaba ngo ushake imodoka yabugenewe kugira ngo abe ariyo yatwara umurambo. Uwo mumama rero nta bushobozi yari afite bwo kuba yabikoresha, birangira abigenje uko nabikubwiye. Murakaza neza ku nkuru y'uyu munsi. Njye ndi Oliver Regra, ninjye gutegura ndetse nkanakugezaho. Nyumviye inkuru igukoze ku mutima, twibagirwe gukanda subscribe. Inkuru itangirira mu byaro bimwe by'Icyangugu. Hari icyaro cyari gituyemo uwo mumama, ndetse uwo mumama yari afite umwana umwe wari imfura yiwe. Gusa uwo mwana yari yaravukanye uburwayi bukomeye. Umwana ku mezi y'umunani yahoraga arira, mbega nyine umubiri wose waramuryaga. Uburwayi bwe bwari bwarayobekanye, yari yarazengurutse ibitaro byose byo mwako karere, yaranyarukire hirya muri Kongo, byaranze cyane ko aricyo gihugu gituranye n'ako karere kabo. Soko gusa ajya ni Burundi hose biranga, mbega bibi bibazo. Abonye ko bikomeje kugorana, umwana umwe mu bo yari afite wari warize ariko nyine akiri segondere mu wa gatanu, aza kuba yabwira mama ati, mama, ibyo bintu rero byo gukomeza ujyana umwana kumuvuza muri Kongo n'ahandi biteye ikibazo ndetse biteye inkeke. Ni gute utafata iya mbere ngo umwana umujyane mu bitaro, tereba uburyo ameze, biragoranye. Mbega bikomeza kugenda gutyo. Gusa nyina yumva inama y'umwana wiwe, gusa amafaranga yari intica ntikize, nabo yakoreraga bamwishyuraga amafaranga atanejeje, mbega nyine atavuza umwana, byari ibibazo. Uwo mumama yari yarasabye ubufasha buri muntu wese, baramufashije. Namwe murabizi neza ko iyo umuntu ahora asaba ubufasha cyane bigera aho ngaho bakamwinubira. Umumama rero byari byaranze, abantu yarasabye ubufasha, yarasabye n'ubundi koko birangira abona atazabivamo. Aravuga ngo aho bigeze no gutegereza ubushake bw'Uwiteka, uno mwana akazakira cyangwa se Imana ikamwisubiza, cyane ko ariyo yamumpaye. Umumama icyizere cyari cyarashize, gusa umwana we yarababaraga cyane. Umwana aragiye arakura, agira umwaka n'igice. Umwana yaratangiye kuba yamenya kuvuga, gusa nyine byari ibibazo, kari akababaro, yababaraga buri ngingo yose, mbega indwara ye yari yarayobekanye. Gusa icyari gihari ni uko umugabo w'uwo mumama ntabwo yari azi ko umwana we afite ibyo bibazo. Umugabo yari yaragiye gushaka amaramuko hirya iyo ngiyo mu gihugu cy'abaturanyi. Gusa nyine yari yarasize umugore watwite, umugore aza kumuhamagara amubwira ngo yarabyaye. Gusa umugabo nawe yabwiraga umugore ati, mugore wanjye iyo ndi ntabwo byoroshye, naho uzajya ubona nkohereje dukeya nitwo mba nabashije kubona, natwe ntabwo bitoroheye. Ino imahanga ni ibibazo, amahanga arahanda nk'uko babivuga. Gusa nzakora ibishoboka byose, nzajya ngufasha n'uwo mwana. Bivuze ko uwo mugabo yari amaze hafi imyaka 2 atagera iwe, mbega yarasize umugore we wita ku rugo. Hanyuma umugabo yaje kuba akora ikiraka kimwe, bamwongerera agashahara, mbega aza kubona amafaranga ameze nk'aho yari ahagije gatoya, ariko ntabwo yari amafaranga wavuga ngo yatunga famiye. Gusa yari ahagije kuba yamuzana akagira icyo asigira umuryango, mbega nyine igihe cyazagera n'ubundi akongera agasubirayo akajya gupagasa. Yafashe umwanzuro wo kuzajya gusura umuryango, niko kumanuka aza gusura umuryango kugira ngo arebe neza, anitegereze uburyo umuryango we umeze, mbega anaramutse umwana we yari amaze kuba yabyara, wari uwa kabiri, cyane ko imfura yiwe yari mu wa gatanu segonderi, yabyaraga atinze kubera ibibazo by'imibereho no kutabona akanya. Umugabo yaratashye. Umugabo atashye agere mu rugo, bamwakirana urugwiro, baramwishimira, mbega nyine byagenze neza, baramwishimira. Gusa umugabo yari atarabona umwana. Umugabo kwicara yaraguye agacuho, arayicara araruhukamo gakeya, arangije arabaza ati, munzanire umwana wanjye. Umwana bamwitaga Pacifique wari urwaye ubwo burwayi. Umwana bamuzanye, umugabo kureba umwana wiwe, amarira amuzenga mu maso, agahinda karamwica. Umwana barasaga na se cyane. Arangije aravuga ati, Mana yanjye, ibi ni ibiki? Abaza nyina ati, umwana wanjye yabaye iki, kutameze gutya, kututabimbwiye? Umugore arangiza abwira umugabo ati, mugabo wanjye,
amagambo wambwiye narayumvaga, iyo wari uri ntibyari bikoroheye, natwe ino ntabwo byari bitworoheye rwose. Amafaranga wanyohererezaga utagira ngo ukabona hano mu rugo uburyo hameze nabi ukagira ngo ntacyo nayamajije, ati na yose nayaspendingaga fasha uno mwana ndebe ko yakira. Ibihugu byose by'abaturanyi narabizengurutse ntaho ntagiye, gusa umwana yanze gukira. Umugabo araturika ararira, agahinda karamwica kubona umwana we uburyo yari ameze. Umugabo afata umwanzuro ku mafaranga make yarazanye, afata na bimwe mu bikoresho bye zirimo intebe, agurisha n'akandi gasambu, cyane ko hari mu cyaro babahaga amafaranga makeya. Arongeranya aravuga ngo tugomba kujyana umwana tukajya kumuvuza. Byatinze bahise bafata yihuse bamujyana mu bitaro byari aho hafi, baramuvuza. Gusa ibitaro byari byarananiwe, byari byarabuze indwara, bihita bimuha transferi. Bamuhaye transferi bahita bajya mu bindi bitaro byisumbuye, naho babona nta kindi bakora. Baravuga ngo tuno mwana rero ndabona birenze ubushobozi bwacu, tugomba kumwerekeza tukamuha transferi akajya mu bitaro bikuru i Kigali, tukareba ko hari icyo bamumarira, cyane ko hano kuri ibi bitaro byacu nta kintu twishoboje. Gusa wibuke neza bari bafite udufaranga dukeya ariko tudahagije, ariko twari kubasha kuba twabageza ku bitaro byibuze akabona bumwe mu buvuzi bw'ibanze. Muganga amaze kubandikira transferi, umugabo abona kugenda na ambulance y'umwana ari we wenyine biri buze kuba byabahenda. Muganga yari umugabo uzi kudiringa cyane, aba yegereye umushoferi wa ambulance wari aho hafi, aramuganiriza amubwira ati muganga rero uburyo bimeze amafaranga yanjye ntabwo ahagije, kandi kuva nava ahangaha i Rusizi nkajya kwerekera i Kigali ngiye kuba navuza umwana nabyo ni ibibazo, wamfashije tukareba uburyo twabigenza. Mbega umugabo nawe aramwumva aramubwira ati sawa. Yari umushoferi utwara ambulance, namubwira ati sawa nta kibazo, uburyo bimeze ambulance hano iba yemerewe gutwara umurwayi umwe, ati ngiye kuba natwara umurwayi, gusa uno murwayi ngiye gutwara we afite ubushobozi kandi ni umuntu mwiza. Ndaza kumuganiriza hanyuma uze guhagarara ku marembo y'ibitaro hirya cyane aho batakubona wowe n'umugore wawe n'umwana wawe, hanyuma ndaza kubajyana muri ambulance nta kibazo rwose. Umugabo arishima aramubwira ati ibyo unkoreye Imana izabikwiture nta kindi. Umugabo watwaraga ambulance yari umwana mwiza, kubera guhora abona abantu bababaye yaragize umutima mwiza wo gufasha, ntabwo yumvaga yabasiga aho ngaho ku nzira. Bigenda gutyo umwana we yararimo ararira, arimo ararebwa cyane. Bagenza gutyo umugabo araza arabafata koko, bigenda uko berekera mu bitaro. Kugera mu bitaro bimwe bya hano i Kigali barabyinjiye, ndetse umwana kugerayo yari yarembye cyane. Urugendo rwonyine kuva aho ngaha werekeza Kigali nabyo ni ibindi bibazo. Umwana yari afite uburwayi bwihariye buteye ubwoba. Bakigera mu bitaro yari umugabo n'umugore n'umwana, bagisohoramo abarwayi. Umwana bahise bamushyira kuri kaburankari kihuse cyane, baramwerekeza baramujyana. Ku bw'amahirwe umugabo yari afite mituweli, ntabwo yari kubura mituweli kubera ibibazo umwana we yari afite. Umwana kwerekeza mu bitaro, umuganga aramusuzuma, bamutera serume, baragerageza, gusa umwana uburwayi bwe bwari bwararengeranye. Uburwayi bwe buroroha, bigenda nyine bigenda gakeya nyine. Umwana bigaragara nkaho uburibwe bugabanutsemo gakeya. Yari ari mu bitaro, ababyeyi batangira kwishimamo gakeya, cyane ko aribwo bwa mbere umwana uburwayi bwari bumeze nkaho bworoshye, cyangwa se uburwayi bwari bumeze nkaho bugenjeje amaguru makeya. Iminsi iragenda iricuma, umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umwana atangira kongera kuvuga agarura kabuyanja. Umwana abona se, wibuke ubwa mbere ntabwo yari yamubonye cyane ko umwana yari ameze nabi cyane, avuga si mama uyu niwe papa, ati niwe papa wawe. Umwana aramuhobera, barishimana nyine. Umwana arangije abwira mama ati mama ndabona ubuzima burimo burancika, ushobora kubyumva gutya ariko ngenda babaye cyane, reba igihe maze mbabaye, mbega ni ibibazo gusa. Icyo gihe umwana yaragejeje imyaka hafi 2 gusa, wabona ari umwana w'amezi angahe? Yari afite imyaka 2 n'amezi hafi 8 gusa. Wamwitegereza ukabona ni akana kakiri gato kakivuka rwose, kari gatoya kubera uburwayi bwari bwarakazonze. Arangije umwana acunga wese na nyina, bari hamwe, bari mu cyumba bonyine, nta muganga uhari, mbega hatuje, ari mu masaha y'ijoro. Umwana arangije akangura nyina na se, yari azi kuvuga. Arangije abwira mama we ati mama na papa rero njyewe ibigaragara ubuzima burimo burancika, ubuzima burimo buragenda bunyura mu myanya y'intoki, nta gihe nsigaje.
gusa hari icyifuzo cya nyuma nshaka kuba nabasaba. Ndimo numva nshobora kutamara andi mezi 2, ndumva ibyanjye birimo biragera ku musozo. Nyina ararira ati mwana wanjye amukanga ntukavuga amagambo nk'ayo. Mwana arangije abwira nyina ati mama wirakara winkanga, ndimo ndabyumva, igihe cyanjye kirimo kiragenda kigera ku musozo. Ikiruta rero ni mwumve ibyifuzo byanjye kandi muzamfashe mubikurikize, mumfashe nyine ibintu ko nabibasabye bari ko muzabikora. Umugabo we yarumvaga, yari umugabo avuga ati mwana wanjye nguteze amatwi. Ati mama ugende mungurire fanta zigeze muri 3, hanyuma yawe ya papa ni yanjye, hanyuma uzizane. Umwana arangije baragenda barazizana. Gusa pise kugera ku ibotike yari yabonye amafaranga amaze kumushira, narasigaranye 2,000. Agenda aguraho fanta, maze kuba yazigura arazizana, agura udufanta dutoya. Arangije umwana baranywa fanta baseka. Umwana yararimo araribwa ariko nyine ukabona arimo ararenzaho. Imana yari yaramuhaye ubwenge, barishimamo gakeya. Umwana nyine akazaseka byanga ariko agaseka. Arangije abwira se na mama wabo ati mama, ati nibwo bwa mbere ngize ibihe byiza mu buzima bwanjye ndi kumwe namwe. Ati rwose ndishimye kandi rwose Imana ishimwe kuko impaye byibuze agahe gatoya mu buzima. Nishimanye n'ababyeyi banjye, mbona murimo muraseka. Papa wanjye sinigeze mubona kuko yari yaragiye gushaka amaramuko, ariko byibuze nifuzaga ko umunsi umwe nzamubona, sinzapfe papa wanjye ataragera ahangaha, byibuze ngo mbe ndi kumwe nawe na mama. Ati mukuru wanjye wagiye ku ishuri muzamubwire ngo naramukundaga. Ati mama nyina amarira yarimo arazenga mu maso kumva umwana we yari ameze nk'arimo aramubwira amagambo ye ya nyuma. Arangije abwira se ati papa na mama rero ikintu ngiye kubasaba ni kimwe, ndabizi situation muri mono ubukene, gusa ndabizi neza ko abantu biri iwacu badusengeraga buri munsi, bazaga gusengera mu rugo bakansengera ntibacogoye. Ati ngewe rero hari abantu b'inshuti zacu zabaga mu byaro, ndagira ngo mbasabe nimpfa mpfiriye mw'ibi bitaro sinzi uko muzabigenza ariko muzashyingure iri iwacu ku ivuko. Icyo nicyo cyifuzo cya nyuma nabasaba kandi muzamfashe, Imana nayo izabafashe mubigereho. Abapapa nk'uko muzi bihagararaho, yaravuze ati mwana wanjye ibishoboka byose nzabikora, ariko menye neza ko nagushyinguye kuko ubishaka. Ati icyifuzo cyawe nzacyemeza kandi nzagikurikiza, nzagushyingurira iwacu mwana wanjye nk'uko ubishaka. Umupapa yaramaze kuba yahisezera n'umwana wiwe. Umumama nawe agira ati mwana wanjye, ati nimba ariko Imana ibishaka nta kindi nayahinduraho. Ati mwana wanjye ibyifuzo byawe bya nyuma tuzakora ibishoboka, tuzabigeraho kandi tuzagushyingura iri iwacu. Iryo ni isezerano umugabo n'umugore bari bamaze kuba bakumvikanaho, bamaze kuriha umwana wabo. Bivuze ko cyari gisigaye kwa rugurikira mu bikorwa, cyane ko umwana nawe yari ari mu bibazo nyine, yari ari mu bagenda. Ntibyatinze umwana yamaze ikindi cyumweru mu ibyo bitaro, ameze utyo aganira na se, babanye nyine bamarana agahe batembera, bagenda batembera nyine. Umwana byagaragaraga nkaho yorohewe, ariko byahehe umwana yari yarashize. Gusa umwana we yumvaga n'ubundi ubuzima bwe bwararangiye, cyane ko indwara ye yari yarananiranye. Hanyuma birangije baje kuba bajya gukora check up y'umubiri, cyane ko bari babahaye appointment nyine. Dogiteri aza kubaha, dogiteri aza kuza. Dogiteri ahageze arangije abwira ababyeyi b'uwo mwana ati mwihangane kuba ngiye kubabwira ibi bintu. Ati nakoze check up y'umubiri wose w'umwana, gusa umwana wanyu uburwayi bwe ntabwo bwakira, kandi igihe kinini asigaje ni igihe gito cyane, ni umunsi umwe cyangwa se iminsi 2 akaba arapfuye. Mwihangane. Ababyeyi barababara bararira, gusa babihisha umwana wabo. Hanyuma umwana arongera ahamagaza nyina na se ngo baze. Umwana yari ari muri bombone, baraganira bwa nyuma. Hanyuma bamagiye kuryama, umwana abwira se na nyina ati mama nimupfukame mu nsengere. Nyina ararira, gusa se yari azi neza inkuru nyakuri y'umwana ko nta gihe gisigaje yari afite.
ati mama munsengere, ati munture Imana turyame kandi muzibuke neza ibyo nabasabye. Ati turabyibuka neza mwana wanjye ntugire ikibazo. Barasenga, umwana araryama n'ababyeyi bararyama. Igitondo kimaze kuba cyagera, ababyeyi baje kureba, cyane ko ababyeyi bo bari babizi ko umwana wabo ntagiye asigaje. Barebye basanga umwana yari yitabye Imana, yapfuye, yapfiriye mu ibyo bitaro. Kubyuka mu mama niwe wari waraye aho ngaho, papa we yagendaga agashaka indi ngajya ahantu arara, mbega nyine mama agasigara arwaje umwana. Hanyuma umupapa aje mu gitondo asanga umubyeyi aracyaryamye n'umwana aracyaryamye, gusa umupapa akoze ku mazuru y'umwana yumva umwana yamaze kuba yashiramo umwuka. Arangije akora ku mugore we yitonze, naramukangura. Umupapa we yari yamaze kugira umutima ukomeye, yari yamaze kwiyakira. Arangije abyutsa umugore we aramujyana. Arangije abwira umugore we ati mugore wanjye umwana yamaze kuba yakitaba Imana, yapfuye kandi ntusakuze, nta kidutunguye kirimo, yaratubwiye. Gisigaye no gushaka uburyo turi buze kuba twamumanura tukajya kumushyingura iriye epfo i Rusizi nk'uko umwana yabidusabye. Gusa ikibazo nta mafaranga mfite. Ati ubwo wambonaga ngenda nimugoroba najyaga gupagasa kagira ngo ndebe ko nabona amafaranga, gusa i Kigali kuyiza muyisukira ntabwo yabyoroshye, nayo nabonaga yari makeya twarayaryaga. Mbega ino minsi tubaze mu bitaro ntabwo nigeze sinzira, ibitotsi byaranyisha, ariko nta ndi mafaranga asigaranye. Kandi umwana tugomba gukurikiza ibyifuzo bye. Urabizi neza ko ibintu byinshi twarabigurishije kugira ngo n'umwana tumuvuze, byari ibibazo. Ati wa mugore wanjye we rero umwana wanjye cyagiye amaze kuba yambwira biriya, nahise menya ko ntagiye asigaje. Naratekereje imipango, gusa anyumve dore habaye saa 10 z'ijoro. Ni nayo mpamvu naje gutya, cyane ko nabonaga umwana ameze nkaho ari iminsi ye ya nyuma. Buri saa 10 z'ijoro nazaga gakora ku mazuru nkumva ko umwana ahumeka, yamaraho nakumva ahumeka gahita amenya neza ko hari undi munsi nyine uri imbere. Bivuze rero none naje sanga umwana wanjye yamaze kwitaba Imana. Umugore nawe arabyumva, gusa umugore arababara nyine, araceceka abura uko abigenza. Hanyuma umugabo arangiza abwira imipango umugore we ati uburyo bimeze rero natekereje uburyo bwose bushoboka twazamanuka tujyanye umwana wacu. Ati mugore wanjye ko byagenze kose umugabo ntiyiburira, na sevinze amafaranga y'itike. Ati mfite ibihumbi 10 kuva hano tugiriye epfo i Rusizi, amafaranga ibihumbi 10. Ngewe ni 5 nawe ni 5, umwana wacu we ni mutoya twamuheka ntabwo bamutwishyuza. Ati uburyo bimeze rero nitubwira abaganga ko umwana wacu yapfiriye aha ngaha biraba byinshi, tubiradusaba yo kwishyura ibitaro, badusabe byose biraba ibibazo. Ati ikintu gihari nuko turi buze gucika n'umwana. Hanyuma twacika n'umwana ukamufata ukamuheka nk'ahari umwana muzima, ugafata ikigoma ukamutwikira, hanyuma tukamumanukana mu modoka ari umurambo yapfuye ukamuheka mu modoka. Naho urabizi ntabwo byemewe kuba wajyana mu umurambo, byadusaba gukodesha imodoka yihariye yiwe, kandi urabizi amafaranga ntayo dufite. Umugore biramucanga biramurenga, yari afite agahinda n'umujinya, arimo aratsikimba. Aramubwira ati mugore wanjye ihangane, gusa iki gihe turimo ntabwo ari cyo gusakuza, iki gihe turimo ntabwo ari cyo kuvuza induru, igihe turimo nicyo kwishakamo ibisubizo, kandi umwana wacu tukamuha ibyo akeneye. Umugore arabyumva. Hanyuma ntibyatinze bahita bajya mu icyo cyumba bari barwariyemo, bafata uwo mwana bamushyira mu mugongo, baramuheka neza cyane nk'ahari muzima, ashyiraho ikigoma. Barasohoka gasuhuza umusekirite yari abamenyereye, arababaza ati ko muzindutse cyane ra? Arangije aramubwira ngo ntabwo tuzindutse cyane, hari ahantu tugiye n'umwana wacu yadusabye ngo tujye kumurebera, shangazi utuye hariya hirya, tugiye kumureba mu mwanya turaza, cyane ko dufitanye gahunda na muganga, bishobotse rwose ashobora kudusezera tugahita dutaha, cyane ko umwana nawe yorohewe. Sekirite yari umwana mwiza, yavuga ngo sawa nta kibazo ubwo ngubwo, gusa nimutinde, abaganga bahangaha rwose iyo mutinze babasimbuza umwe. Umugabo ati ntugire ikibazo sekirite turaba twaje. Sekirite arababwira sawa ntacyo, mugira umunsi mwiza. Nuko byagenze bahita basohoka mu bitaro gutyo badasezeye, bahita bamanuka. Bakigera aho ngaho babona kuva aho ngaho ugera muri gare naho ntandi mafaranga, gusa umugabo we byari byanze ntandi mafaranga ari afite, kandi yari mu masaha y'ijoro. Baravuga ngo nta kindi turi bukore, bahise bafata iy'amaguru baragenda.
ahantu i Kigali ntabwo ari kure cyane, Kigali iregeranye, byabafashe isaha rwose imwe gusa kugira ngo babageze muri gare. Bagera muri gare bakatisha imodoka, gusa umugore afite agahinda kenshi cyane. Burira imodoka baramanuka, baraza bagera mu modoka, ndetse kugera mu modoka umugore umwe wari wicaye iruhande abaza uwo mugore ati se wa mugore kubabaye, ukaba uhetse umwana igihe wamuhekeye kuki udakuraho ikigoma? Ese urabona uwo mwana ubushyuhe butari buze kumwica? Umugore araturika ararira. Umugabo arangije aramubwira ati hakuzi ko ari byo? N'iyo modoka hari intebe imwe yari iri inyuma itari yicayeho umuntu, bivuze ngo yari intebe y'imyanya ibiri ariko itari yicayeho umuntu. Hanyuma itabwira uwo mugore ati mugore wa mugani wicaye n'ahantu habi, ngwino tugende hariya ku idirishya rwose uwo mwana tumukoreho ikigoma nafata kuka. Bahita bafata bagenda bicara ku ntebe imwe, umugore yicara ahegereye ku idirishya n'umugabo yicara hafi aha ngaha. Umugore arangije ajishura wa murambo w'umwana wiwe awufata mu ntoki, gusa nyine afite agahinda n'umujinya, abona afite akababaro kenshi. Bigenda gutyo bagenda bahinduranya, akamuheka akongera kugira ngo ayobye uburari nyine ntibamenye ibirimo birajyamo mbere. Byatinze baje kuba bashyika iwabo, gushyika iwabo bategura imihango yose, babwira abantu ko umwana wabo yitabye Imana. Hanyuma baza bategura imihango, barangije bahamagara mukuru we wari uri ku ishuri, araza bashyingura umwana. Hanyuma gushyingura umwana, umupapa arangije afata ijambo aravuga ati ndabizi neza koko nimba hari umwana ufite umutima ukomeye n'umwana wanjye witabye Imana bita Pacifique. Ati umwana wanjye ati yari mutoya ariko yari afite ubwenge nk'ubw'abantu bakuru. Ati ndashima Imana ko yisubije umugaragu wayo. Ati Imana nimba hari ubundi buzima uzampe kuba se wa Pacifique ari muzima afite ubuzima buzira umuze. Ati ndashima Imana ko yisubije umugaragu wayo. Ati kandi Imana umuhiruko ridashira, nta kindi narenzaho. Arangije umugabo arangije avuga ati nimurire, Imana yisubije umwana wayo kandi niyo nzira, gusa apfuye akiri muto, Imana imwakire mu bayo. Bararira, birangije barataha, birarangira. Umwana urugendo rwe nuko rwaje kuba rwarangira. Iminsi yaragiye irashira, umupapa ntiyongeye gusubira ikota amasimbi. Ese yicara hamwe agumana n'umuryango, ashakira mu Rwanda ubuzima burendereye nyine. Iyi nkuru ikwigisha iki? Iyi nkuru ikwigisha uruhare rukomeye rw'umupapa n'umumama mu buzima bw'umwana. Nimba wumvishe neza, umwana yishimye by'akataraboneka igihe yabwiraga se ngo ajye kugura amafanta, bishimane n'umuryango byibuze bwa rimwe. Nimba uri umupapa, nimba uri umumama, ujye ugerageza ubonere akanya umuryango wawe, cyane ko buriya umuryango ni impano uba warahawe n'Imana. Ntuzigere ukora ikosa na rimwe ryo kuburira umwanya umuryango wawe. Ujye unyaruka byibuze ubasure cyangwa se ubavugishe, bamenye neza ko muri connected cyangwa se uri hafi yabo. Umuryango ni uw'ingenzi. Ya ciao nimba wumva izi nkuru zigukora ku mutima, kora subscribe kuri Oliver Regra, tuze tubona mu nkuru nk'izi ngizi buri munsi. Ya ciao ndabakunda cyane.